bya Channel Focus Studio TV turabasuhuje. Rwanda n'abari mu bihugu byo hanze tubahaye ikaze. Ibyiza. So kono buryo. Koregiye kumeze gutyo sharago ariye. Gusereba inzara yishe umuntu ngo nariye. Warayubuze. Ntabura nyine. Wagiri muri ya. Akareko ubukene bwenda kwica abantu. Icyo cy'umuceri ni cy'umunani. Ushajuru nari mutetse bari ni bakugaburira. Ntago bangaburiye ngo uko nari nagiye kuzerera. Kuzerere. Ubwo nyine waragiye muri cya byana. Sha uyu mutwe ungana. Uyu wawe ni mutoni. Sha umuntu kogosha kabisa yibaho widebi. Ubuso uyu wawe umeze gutya wowe. Uyatandukanye igihe cyiza sinjyana niyogoshesha. Utiyogoshesha. Utiyogoshesha. Sha sinjya niyogoshesha. Wowe ndibira wowe. Bungana gutya. Oya ndebira wowe. Igitwe cyari kimeze nk'intuzi. Ubwo si osura yawe wowe wayikuye he? Kibobo we. Kristo. Hawe kwigeragere wisiga amavuta. Wasanga wisiga kuri ya mavuta mushiki wawe. Niyo mpamvu sobe. Cyase namuhongira neza. Wese ndamufite. Uri so ugira so reka mwereke. Je mbayeho neza ndo umukire wawe. Rero reka mwereke urumva. Ndagiye muzige n'uko. Kusuru zagi iyo nda yawe zayi. Reka da. Ntabwo yefite ni noye. Oya oya. Iyo nda yago na. Wasifite ni noye. Kingana. Kingana were ukuntu. Abantu ngaje ngaburira ifiriti n'umuceri n'amakaroni wowe wawe. Ibyo kangahe? Imwe nari. Ibyo rimwe na rimwe zajya mbibona wacyana. Ubu si umunsi wawe ugiye kurya iki? Ntabwo ugiye kubwirirwa se. Ese umuwari? Ubwo we wari. Ninde mbwiri kuzajya ubwirirwa? Kuko nzajya mba ngutuza wacyana. Cyase nari akorera ukuntu. Se gusa gutyo kubera amavuta sa gutyo kubera ibindi. Wese kucyuta yifi. Agira se kandi uri umukire. Aya ngubaye. Ngubaye. Mba sara kure. Iwacu twebwe turabakire ubundi rukumbaze. Murabakire. Niyo mpamvu wananiye waje. Wowe kwavuze kuzajya ngaburira wowe mbwirwa. Yire niyo wambwiye kutagira mama wawe. Usibye imana ibutunze se wowe. Wowe subahe ubundi. Uyivugisha amagambo menshi reka banze njye kwirira. Uragesha mu muhanda ngora hakora ibiri. Inda gusa n'ubundi tugenda imbere. Ntabwo manga. Genda imbere wo. Akajyana kuma. Ntabwo njya mfata abayenda shagenda. Je shaka robogowe. Amakuru yawe. Ndagomana wigize ikirara wakwe mu rugofero sha. Yeso ubizi nagukuna we musita. Akajyana. Mustari wae. Ndasemeze nkawe. Ora muchombe wanyu. Akajyana. Wasawe wijamiye. Njama se nimbe nanjye mba njamye ndi ku rugo. Naso wewe uri go. Yemba mbachaka ukora kasari. Bakire manyine uraje kutuza. Utagiye ugakora. Nyene nyo mpamvu nanga kuvugana n'inyende nkawe re. Buri satura rero wagitega wagitura. Wangagiye ubatanze tubivuga nubwo. Sinza amazi. Muri wozi gukora ibi. Tugenda yasinza amazi yitorosha. Usibye kuryama gusa yabakora kimeze. Toja. Ibyo kira kubije by'abana. Wose nta mufite. Wana ngo uri kumwe. Ntabwo uri kumwetsera. If you don't you crazy man. We ntabwo uri kumwe. What you talking about? About wagitega we. I am good. Umeze ngasatu. Wasusa nk'inkoko undushije. Oya nabonye uri imbwa. Ibino nyendera. Uri imbwa. Undi nyenda ivuga ngo. Umugore warakuniga mu mungu. Undi sawe. Cyuzi kigabo. Nyendora yi. Uri yo nyine. Rero wangagiye rero. Mundi kangubaza. Waje kuvugana n'umustari nanjye cyangwa waje kunuka? Uri nyendo. Mukimbize. Ukono. Oya mukimbize nyerera. Nakunyereza. 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 Nawe ndo kubitana. Undo wachinyama kwa kugiye umenagura. Wachinyama kwa umenagura.
tanyenesha azizi urakujya kwandika ibyawe wanyaye yendi jetiri ntabwo cyanga kugukanja bahita zizana za gukira iyi bahita amakakawuta bagahita niyo bita tayici ukubita pamu purasi tukahita yarawitonde ndirimbo basi njye ndi umuhanzi kandi ndanazizi ntabwo aza kuririmbira ngo buriya njyewe mbona usa nk'inkende abazungu ngo baza kugusura ese wonyine we wowe utuye hehe njyewe mburiye banyita kenshi umva wowe nyine mufitana agapa waza zamuka turebe wowe garana ngufasha zamuka turebe ntabyo turiko turavuga n'igiswahili wowe ntabyo zarongote ntabyo nzi wanjye anzi ntabyo wowe wambwiye ko uri umusitari uri umuhanzi star ngaho nawe mbwira amakuru nawe wese uri umunyamakuru singavuga amakuru yakuvugira rwose ubu ntabwo wayumvisha hano nahindi kukubaza wese ko yambaje wabwiye abana bari kuyumva baraza kubuza turabana nabuze abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu is Halloween. tuye koko mana we ndamenye tuye basa bakigendure ubundi uje gukora iki muri uyu mudugudu ahubwo sinumva se ahubwo woroshe kumugira ahubwo se wandangiye umuntu witwa Jean Paul ahantu raporo se wagiye kumushakira mu mudugudu w'iwanyu ese umudugudu w'iwacu urabona ariwo mvuye nose iyo mbama nagarona ariko mvuye ujya kumushakira nandi rero wagiye kumurangisha se niba wamubuze kandi ndimo kukurangisha ese urwaye n'ikiramo Rimwe turabasuhuje muhora mudukurikiye kuri Focus Studio TV tubafitiye abatumirwa ngiye umunyamakuru ndi hano banyita Mani Kennedy twakiriye mutumirwa wacu wowe witwa nde mazina yanjye banyita Rwema Kenisi nkaba nyine ngiye nsanzwe mba hano ku muhanda nyine ni ibyo ngibyo nyine nta kintu nakubwira nyine ese mama bitewe n'iki uzanga ku muhanda kubera iki wasize wanyu mu rugo kucyitira nese shamura uko kare kwakonde wakubita ibyo none se ubwo urumva wabona nayifara nimba naje hano ku muhanda nyine guhiga ifara ubifari ni iki fari so nakumva ariko nawe ndagasuka abanyamakuru mwabaye ibigo ushaka kumbumbiza nawe ngose mbikubwira ugasanga uneyemo babagabo ubwo ngubwo wazumbwira iki ibyo twatubona umwega mufite kuducupa hano muri gukurura mu mazuba twita ari abayita amazi y'umugisha mana amazi y'umugisha yawe umugisha nande yawe umugisha n'umukuru w'imbobo mana so ntabwo ubushona mani nk'umunyamakuru utiga uniga nararangije mana sararinze ngana kuko natararangiza ngiye kukubaza ikibazo kimbaza kandi yiteguye umukuru w'igihugu bamwita nde wose nzi ko bamwita Paul gusa Paul irindi irindi naba nkubeshye gusa njye numva bavuga Paul kandi warize narize nyine genda muzi buriya amazina ye bamwita Paul Kagame ubu ngubu twafasha gute kugira ngo muve imihanda kuntu mwadufasha nyine mwadukora ubuvugizi bagafasha nyine imiryango yacu tukarakuna natwe twasubira bahomu maso ye ntabwo ubibona amahanga bahomu ni iki ase nawe nakubwa mu fresh nyine bahomu nyine mu rugo man pembeni man kwa jean nawe mazi y'umugisha mukahita muyakatira aya mazi y'umugisha amazi y'umugisha nyine byagenda biza gake gake ubwo nyine bajya batugenera nyine nakoze tu niko byaba bimeze n'amaso akahita umweru neza fresh ibintu bikahita biba wanyine babyita wari wane kahita biba neza cyane
ugahita unogosha n'umusatsi. ntabwo ubibona se nyogosha fresh ariko ntabwo nashyiraho urupara ngo mere nk'akarahu. Iyo nyogosho bayita ndakumena amaso urangana amaso. ndakumena amaso Akanyeze. nyine n'inyogosho tu nyine wahita ndakumena amaso. Amaso ari nyine ndakumena amaso nase urumva naba nifite kandi nayakumena wahita ndakumena amaso nyine. ibyo bintu by'amenyo biri mu menyo babyita nko ibisa byita girife ma. tubaze n'uyu musore hano wundi uri bogari byiza byiza. Uba wariye iki kugira ngo wubake umubiri gutyo? ese kubona nari gusa gutyo se utari ahora kubonera agahinda rwose ubu uri kubona nari cyangwa wambaye nk'ikigori cy'umubiri? ahubwo ibyo bintu uvuze nibyo nambaye nkacyo rwose. Niba uri iyo mihanda gutyo utabaheruka kwiborosa uwo mu mwanya ngo barazanye ibintu byinshi babonuriza umuntu. kubonuriza ni iki? cyangwa uri ikirara wananiwe wanyu? reka nibo bananiye barakunaniye utuze imihanda n'ubundi wagiyemo byarangiye babateganya n'undi wagiye wiga mu wa kangahe? wa gatandatu. uzi icyongereza se cyangwa uzi igifaransa? igifaransa ngaho mvugira igifaransa aho ngaho kimwe n'ubu. uvuga icyongereza twumve. icyongereza twumve. ishimwe. ubu ngubu bagufasha gute kugira ngo uvanga mwite imihanda? ntabwo mwankorera nyine ubuvugizi mukadushyira mu kigo ngororamuco bakatwigisha n'ibintu bijyanye nyine nawe urabyumva. ubwo wakemera kurekura twa ducupa muba mukurura mu mazuru? ntabyemera bangaburira se nakarya neza nambara neza uri kumva ntabyaha. Imana ishimwe kuba amaso yawe yahita umweru n'amenyo agahita acya. Bobo ziramara icyanga. Ngende umunyamakuru. Ngende umunyamakuru. Ukubitira ku gipangu cyanjye hobi. Ngende umunyamakuru. Umunyamakuru w'icyo kinyamakuru. Nari mbonye abasore ku muhanda nibo nari ndimo ndakoresha ikiganiro. Icyo kiganiro rero muza kugikorera imbere y'igipangu cyanjye. Wowe nuko wirirwa urya amafiriti se niyo mpamvu urimo uraza ushaka ko iki biganiro mba ndimo ndaganira. Utangiye kuntukira